Bihe byiza rero none iracyari Kigali mutabirumvikana turi muri Expo hangaha muri Free Zone nk'ibisanzwe ni Kigali Monitor TV nk'ibisanzwe dore ko mushaka kuba mwadanura gukina muciye kuri website yacu akadomo Kigali Monitor akadomo.com kuri ubu ngubu rero ni kwe n'abatumirwa birumvikana barimo gukora hano muri Expo baraza gutangira batwibwira kamere ku ruhande rw'uburyo bwanjye. Nitwa Naomi. So hangaha Nitwa Karodi. Birumvikana namwe murahanga rero muri Expo y'urubyiruko namwe nakeka mu rubyiruko turanangana abenshi turangana mu kwibona neza cyane so mwatangiye mutubwira ibikoresho byanyu cyangwa se imikorere yanyu muri Expo mwaje gukora miki. Twebwe turi company yitwa Iwacu Saiso Limited. So twatangiye tugira igitekerezo cyo kuba twakora amatapi yakozwe mu migwegwe. Nyuma yo kubikora twitabira amarushanwa ya Youth Connect tumaze kugeramo tuba exposed nyine ku karere no okay ahantu nyine muri miri turimo kubamo nibyo byaduhesheje amahirwe yo kuba turaha. Yes birumvikana rero mva ko bagize n'ahantu hakomeye cyane za Youth Connect n'ahandi ndaza kubazana mugenzi wanjye rero aze kumbwira ise we kujya n'ibi bintu mukora mwunguka mu buhe buryo. Uburyo twungukamo nk'urugero nimba ari nka carpet turimo gucuruza tugenda twungukaho nyine nimba cost wenda ari nka 2 tuyishyira kuri 3 kugira ngo ducovering those costs ndetse na expenses twagiye twunguka. Nose ku busanzwe ino business yanyu mwayitangiye igihe kimaze kingana iki? Ino business nange imaze igihe kinini, it is almost amezi 3. Ubwo rero mva ko ari startup turacyagerageza gushaka uburyo twatera imbere. Yes kambaze na mugenzi wanjye hige rero araza kumbwira tunasoza ahubwo ndashaka ngo mbwire ese ni gutimo kubona ino Expo yatangiye ni ku munsi wa mbere wabonye umunsi wa mbere so urabona hari vision ifite. Ku iyi Expo icyo ndimo kubona nuko ifite vision kuko abantu barimo baraza wenda ntago bari batangira kugura cyane nkuko twebwe tubishaka ariko icyo ndimo kubona nuko barimo kuza kandi barimo kuduhereza address zabo nabo batabashije kugura uyu munsi bakatwizeza ko bazagaruka. So navuga ko ari y'umusaruro kuri twebwe niyo tutabona nk'amafaranga twatagetingaga cyangwa inyungu twe twashakaga tuzi neza yuko turiwe tumaze kuba kumenyekana products zacu abantu bari bamaze kuzibona. Isereka mbashimiye rero birumvikana ari Kigali Monitor nk'ibisanzwe nari isumara pimo hinda turi mu Iwacu hage naki Iwacu ni Iwacu birumvikana rero tukimo kujya tugana byinshi bitandukanye babwiye ngo naha mu kanya gatoya.